umukobwa mwiza yicariye muri resitora ategereje umukunzi we kaza kwamusanga. Umujura araza, polisi bari kumwirukankaho, amwambika shenete y'igiciro cyinshi. Umukobwa agira ngo ni umusheri uhageze. Mbega sheri none y'impano rwose irarenze pe, nawe urarenze rwose. Ati se ninjye wakaguriye? Arebye abona ntabwo amuzi. Umujura ati niko bimeze nakawe. Umukobwa atungukiye, urinde se kandi? Umusore ati ngewe se ninjye sheri wawe sha. Siko wavuze se? Ubwo uramungize mbaye uwawe. Polisi zirakurikira. Ati sha dusubira ahubwo, mbonye sheri. Bati mufate igisambo, mufate kiribye kibye shanete ihenze. Barakurikira. Umusheri we yaje kuhagira, asanga noneho fiancé yambaye shanete. Ati iyo shanete wayikuye hehe se sheri? Ati rwose sheri umbabarire pe, nawe ntabwo nzi ukuntu nayibonye, burya unce nyuma sha. Arahaguruka. Ati none se ugiye utansobanuriye umuntu wagwaye iyo shanete ra? Nashaka guporopoza uyu munsi kubera ko dufite ubukwe. Umukobwa arirukanka. Ageze hanze ati ariko se abapolisi bari hihira ngo mbahereze no shanete y'abandi? Si bayikeneye se? Batumva wa mugore we, ntunyeganyege ntuva aho uri gushinzwe ubujura, turagufunga sha. Umugore ati igihe nta kintu nakoze. Polisi ati ibyo uri kuvuga urabivugira mu rukiko wowe. Umukobwa ati ariko nimumbabarire. Bamushyira mu modoka, ariko wigize umupolisi amushyiramo amapinga, amushyira mu modoka ni wa mujura yari n'umukire. Ati se ubungubu koko ibintu nemeye binkozeho, nisanze muri gereza. Hari abajura bari abakire batajya bapfa kwiba ibyo babonye. Kavuga ati ngiye ntabwo najya gukora mu mifuka reka no kwiba cyacano nkacyagira ubuzima TV. Ati rwose ubungubu nisanze mu modoka y'abapolisi, sinzi ukuntu ngezemo. Ese ubungubu nsohoke bimeze gutera? Ati se ubundi abapolisi bajya gufunga umuntu bakamutwara ku ntebe y'imbere, wagira ngo niwe nyiri imodoka cyangwa niwe fandekazi mukuru. Uwari umufashe ni wa wundi wamwambitse shenete. Ni mipango. Ati none se sheri bari bankumvise nakubwiye ngo turaza guhura. Umukobwa arumirwa atunguki. Atuva ahubwo sheri zana ya shenete nakwambitse. Ati none se muri kuyinyaka kandi mugiye kuyifungana bimeze gute? Ko igisambo cyayinyatse kitari igipolisi, murasase muri impanga se? Umupolisi atunguki, kutabikora uri mu biki? Katayi yawe uri mu biki? Umukobwa ati nawe ntabwo ari yawe rero, nubwo yambitse imyenda ya polisi ariko wanayibye ubundi. Mapanza ati nguki uri serieze se? Umukobwa ati ngende serieze, we nushaka kunica nawe ntabwo ari yawe. Shenete nziza gutya se ngiye naye gusubiza nafa kuyiga uko niboneye. Mapanza ati noneho ugiye kubyishyura kare wayibye, reka tugende shamite nkujyana ahubwo. Yatsi imodoka arakandagira. Nuko bagiye baba polisi noneho basanga umujura atwaye n'imodoka yabo. Ati si imodoka ni yacu cyangwa? Ariko se ko nuze bisa neza ra? Kigisambora kibyishe ndete kibye n'imodoka. Ko nuze kiturenze, ariko sha tuzakibona. Mapanzi yajyanye umukobwa kure cyane. Ati ariko no mana yanjye ndabona bitangiye kumbira umwanda pe. Ishanete ya rwose aho kugira ngo ukomeze kunjyana iyo ntazi, fata ibyawe ahubwo ndeke ngeyo nigendere. Mapanzi ati nguki sha nta kibazo mperiza rwose. Umukobwa arasohoka, ariko hagiye gusohokera nta bantu bahari, ni mu ishyamba. Ati yewe mfite ubwoba pe, ubu se urajya hehera? Kandi uramuka ugiye kure kuzakubona ngiye biraza kungora. Mu majyaruguru mu majyepfo hose nta nzira zihari, ariko numva ushaka kugenda erekeza mu majyaruguru wenda ujye kugwa iyo ntazi. Umukobwa atangira kugira ubwoba, ndumva bitoroshye. Mapanzi we yisubirira mu modoka. Ati reka wensiga ahangaha, busura hansiga noneho mbigenze nte? Mapanzi ava mu modoka. Umukobwa ati ahubwo mbere yo kunsiga ahangaha ngeza mu mujyi nibura, cyangwa se nibura ahantu bisi ziparika haba hari abantu ho kandi na bisi biri buze kuhagera. Mapanzi ati nguki hari amafaranga ufite se yo kuza gutega iyo bisi ra? Umukobwa ati nguki amafaranga se? Yisase asanga yasize hahandi yari kumwe n'umusheri wagiye gutanga ishenete y'abandi, ngo umusheri watamwanga. Ati yewe nabisize hahandi pe muri ya restaurant, amafaranga yanjye yose, telefone byose niyo biri. Mapanzi ati none shagira amahirwe ro ndagusize, iyi modoka se ninjye wakubwiye ngo uyivemo? Ati ariko se buretse pe mfite umusheri no mukire. Mapanzi ati wanyise sheri none burya watangiye no kunca inyuma se? Umukobwa ati ariko bihagarike wowe wamuswa. Mapanzi turambabaje pe, umutima wanjye uhinduye ibisenzegeri, wangize sheri wawe maze kuhava itunca inyuma. Umukobwa ati ngaho basi muhamagare, umva araza kuguha amafaranga yose ushaka, numubwira ko sheri w'umufite.
azana telefone. Ati nta kibazo sha, fata telefone umwihamagarire. Nuko yagiye rero ashyiramo video call. Ati sheri wanjye Berite, uri kunyumva se? Yitabwa n'umufiance wundi wa Berite. Ati yewe umuntu ahamagaye ntabwo ahari, yagiye mu kazi. None se nawe murakorana cyangwa? Kandi n'umufiance wundi yabeshyaga. Umukobwa ati none se urinde? Umufiance amashati ngende umufiance wewe, dore n'ikanzu y'ubukwe ngiye kuyambara mu kanya. Ese biragutunguira cyangwa? Umukobwa aratunguwe. Mapanzo wakomeza kwitegereza ibiri kuba. Ati rero sha, niba wenda hari ubutumwa ashaka kumugenera bumuhe pe, vuga biraza kumugeraho. Umukobwa abuze icyo avuga. Mapanzo wakomeza kumirwa, ariko byose babizi. Umukobwa ati rero buriya umusheri wanjye yambwiye ngo hari ikintu yendaga kumbwira. Ahari se ashaka kunkatira cyangwa ashaka kumporopoza. Natekereje ko agiye kumporopoza, ariko ahari bishobora kuba bitari byo. Yari yaje kumusezeraho. Umuntu yari afite abakunzi benshi, agiye gukora ubukwe arabanza akabasezeraho. Ati yewe nakeka ko wenda agiye kumporopoza, ariko yamaze kubikora. Ubwo araje kumusezeraho. Ati koko yaporopoje uwundi. Mapanzi avayo, byose arabizi, ni umujura mukuru. Ati noneho Mapanzi nyijyanira mu rugo, kunjyana ku musheri wanjye ngaraguhemba mbivuyemo. Mapanzi ati none se amafaranga asubonye aho uri buyakurira? Kobwa atari kubondora ikinyamaswa kimeze gute wowe? Uri ikigome kimeze gute? Ari gute wowe umugome bingana gutyo? Njye ndashaka kwigira mu rugo nkajya kwiryamira nkaruhuka. Mapanzi ati noneho subira mu modoka nkugezeyo, mpereza na telefone yanjye. Umukobwa yamenye ukuri ko uwo yibwiraga ko bagiye gukorana ubukwe yifitiye uwundi bagiye kubukorana. Birababaza. Umukobwa ati none se kushyize mu modoka yawe nta mafaranga mfite, ntabwo ndakwishyura. Mapanzi ati reka subirana n'igishanete cyawe, yambare vuba se. Umukobwa ati none kubera icyo uri kuyinsubiza wowe? Ati rega buriya wamfashije utuma ncika abapolisi vuba vuba, nanjye ngiye kujya muri gereza. Ati nguki nagufashije njyewe? Ati wamfashije kandi buriya ushobora no kumfasha kuzavana mu bujura wowe, nakubonye. Umukobwa atari ko uri umusazi, ibyo ndimo uravuga niba icyuze ko ngiye mfite n'umusheri, mfite n'ubukwe, njyana se vuba. Nuko bagiye. Mbere yo kujyana umukobwa iwabo yamujyanye ku yindi nzu umukobwa atazi. Ati none se ahangaha ni iwanyu? Mapanzi ati reka ahangaha naho abantu bagiye gukora ubukwe, niho baraza kubusohoreza, isakaramento ryo gushyingirwa niho baraza kurifatira. Umukobwa ati nguki akore ikigwa rye kabisa, cyo ndimo uravuga ni ibiki? Wowe urayifata ukanzana mu nzu y'abantu bagiye gusohoreza mu bukwe? Akira aho umukwe arahinguka. Umukwe wahingutse ariko ni wa musheri we. Uwo mukobwa amubonye arumirwa. Ati uyu Mapanzi abizi gute? Ni gute yangeza mu nzu y'umusore twari tugiye kubana? Ati suriya uri seriyeze ko ari umwe agiye gukorana ubukwe cyangwa? Umukobwa ati yewe uzi ko ari Berite wanjye. Ati buretse se vayo nkwereka ahandi tunyura. Bagera mu kindi cyumba. Umukobwa atari kuri murankinisha, wowe uri mu biki? Unzanye mu nzu y'umukunzi wanjye wanyanzira, agiye no kwisoreza mu boko uragira ngo baze kujya mu isakaramento ryo gushyingirwa ngendare mbumva se? Ibyo ni ibiki? Mapanzi ati reka urasa aracyari umukunzi wawe, byibuke. Warabyibagije se? Kandi nahangaha ntabwo ugeze ahakugeza. Mwahuriraga muri geto zindi mu maroji, ahangaha wari uhazi wowe? Umukobwa arumirwa kuko n'ubwa mbere ahageze kandi ari inzu yari kuzabanamo n'umusheri we. Ati ubwo ubwo bukwe bwose wari gukeka ntago ari bwo, ubundi n'ubukwe nyabaki wari uri kwibwira wowe utaragera mu nzu y'umusore muzabanamo. Ubwo bukwe bwawe nawe ni bukwe nyabaki? Ati rwose ntabwo nigeze mpora njye n'ababyeyi be, nta nubwo muzi. Umukobwa aravuga ati ubu ngubu ndabimenye, hari ibintu ugomba kumenya ku mukunzi we mugiye kubana, byo kuvuga ngo ndamuzi, ngo muzi izina, ngo nzi itariki y'amavuko, ngo nzakaza akora. Iwabo ni hebe, n'iwabo ni bande, ugomba kuba ubizi, niho umenyera amakuru akomeye cyane. Arebye inyuma ahabona ikanzu. Ikanzu se bimeze gute? Mbega ikanzu nziza we yo. Umukobwa aravuga ni ibi narotaga umunsi umwe nambaye ikanzu nk'iyi. Mapanzi aritegereza ariko byose arabizi byarimo. Umujura mukuru. Ati none iyi kanzu nari kuzambara koko ndahangaha ndi kwitwa igisambo mu nzu nari kuzabanamo n'umusheri wanjye? Ni agahinda kubera kutamumenya. Mapanzi ati rero ikanzu ngiyi hari kubura impeta za mariage. Umukobwa ati nguki ugiye kumfasha kwiba impeta zo gusezerana? Ambara ikanzu vuba vuba se tugenda unzanire ziriya mpeta. Umukobwa ati reka iyo kanzu ntayo nashyiramo, ugiye kumpendera umujura se? Tifata suri mu biki. Umukobwa ajugunya ikanzu ashaka kwigendera.
Mapanzi ati vayo urajyahe, ntabwo ari igihe we cyo kuririra ahangaha, kora icyo nkubwiye, ubu ngubu uri mu kazi. Umukobwa ati none se uragira ngo ngiye mbe umujura nanjye ngufashe? Ati njye nahoze ndota kuzambara ikanzu nk'iyi ngiyi none uri kuyimereza ngo nyibe, nahoze ndota kuzambara impeta ya mariage none urimo urantuma kujya kuyiba, none se ubundi niyiba ubukwe biragenda gute? Ese imiryango yo biragenda gute? Niba se ugira ngo dushyingirwe noneho imiryango idahari byo bibaho? Umukobwa atangiye gutekereza ngo we na Mapanzi no bagiye kwimeta bisezeranire. Ati yewe ndibuze rwose, ubu ngubu ndumva ni ikigoryi gusa nta kindi, ndi umukobwa utifuzwa n'uwo bakundanaga ndetse n'uwo bari kumwe. Ati icyo ndi gushakirwa gusa ni ukujya mu bujura nta kindi. Mapanzi atari mubekeze, fata akabizo se, ubwo atari kurimo urakora ibicyo ndimo ndarira ukaza kuma akabizo. Mapanzi ati ngewe ndagira ngo nkwereke ko utari umukobwa w'ikigoryi mubi wajugunwe utitaweho, uri umukobwa wifuzwa. We nanjye ndakwifuza nubwo ndi igisambo gikuru, uri uwifuzwa, reka kwiheba, ntabwo ukenewe ngo ujye mu bujura, ukeneye kugira ngo ukundwe witabweho, ubone umugabo ube umugore. Umukobwa atangiye kwibaza ku magambo umujura ari kumubwira. Ati ye rwose ibyo bintu nanjye ndimo ndabyumvamo nk'aho ari ikintu bishatse kumbwira, ndimo ndiyumva rwose rukuruzi igenda imfata inkururira ku musore nubwo ntamuzi ntazi n'izina rye kandi akaba ari n'umujura. Ati ni ukuri natangiye kugenda mwitegereza kandi ngenda numva uwo ari we, ndavugana nubwo ari umujura ariko ashobora kuba afite ibanga kandi abitse igihe kirekire, ushobora gusanga nawe yarankunze koko kandi akajya amenya ko umusheri wanjye wa mbere ambeshya. Hari ukuntu wikundira umuntu ukabona wamupfusha ubusa ukavuga uti Mana yanjye we, icyampa akabimenya ko mwikundira. Igisambo nacyo rwose ubanza aribyo cyatekerezaga. Umukobwa turimo urambeshya Mapanzi we, urimo urabivuga mu mikino, urimo urabivuga kubera ko nkeneye kugira ngo unyumvishe neza ko ndi uwawe, nurangiza mpindura igikoresho njye kwiba, ngende njye kwiba izo mpeta za mariage. Nibyo uri gutekereza se? Nabyo nibyo. Umukobwa noneho biramucanga, byaratangiye kuvuga ngo ari kugerageza umusore ngo amenye niba koko ibyo ari kuvuga ari ukuri, amucanga kurushaho. Umukobwa ati nta kibazo ndabyemesha, reka tubikore, tugende impeta tuzibe, ahari ushaka ko dusezerana nimara kuziba uranyambika bimwe nanjye nkwambika iyindi. Atangira gukuramo imyenda ngo yambare ikanzu y'ubukwe. Ati rwose ikanzu reka nyambarisha. Umukobwa ati ariko kutareba inyuma uri kunyitegerezaho iki? Nagira ngo iryo josi ryawe mbanze ndigonyoza se nibwo urahindukira. Amagambo yo n'ay'uburara gusa. Ni nko kubona rwose umusore wakuriye ku mihanda ari gutereta umukobwa wakuriye ku mihanda. Ati mwana swingiza aranyisheriga kuri wowe, iyo nkubonye mba nagiye horo, iyo nkoza numva ndi muri swingi nkuri gupusha mani. Mapanzi yatangiye kwambika umukobwa ishenete kubera ko ari ishenete nziza cyane. Umukobwa akomeza kugenda abyumvamo. Ati rwose uyu Mapanzi ibintu ari kugenda nkorera biri kunshanga, ariko uburyo nkoraho n'uburyo nyegereza ndumva ari ibintu rwose biri kumera nk'aho ari ibintu bya nyabyo. Uburyo agenda nkurura anyegereza n'uburyo agenda anyigizayo numva rwose ari ibintu byiza cyane. Ubu ngubu uko ndi gusa rwose niko narotaga. Ati nanjye ndumva ndi kugenda mukururwaho mwijyanaho, rukuruzi munjyanaho, arimo arankurura nka rukuruzi. Ntangira kugenda yitegereza Mapanzi. Mapanzi yari yarikundiye umukobwa. Ati vayo nyine tugende. Umukobwa ati none nibaza kumfata ndimo nibizo meta biragenda gute? Ahita bijyamo neza kugira ngo yice ubukwe bw'umu ex we. Mapanzi ati ndaza kuba mpari ngiye, ndaza kugufasha, tugende. Bagitambuka bahura na wa mukobwa wamuhamagaye kuri telefone. Ati none muri bande? Uwo muntu nyambara ikanzu wese bimeze gute? Mapanzi ati reka nta kibazo gihari, ubwo byivanze wasanga ari imperekeza. Ati ahubwo umukobwa waragutegereje none uracyari ahangaha nturambara n'ikanzu. Bamwiba n'agatimba, ahubwo baramufungirana. Arahamagara atari kagatimba kanjye mukansubize, ese umuntu yamumugeni nta gatimba afite? Wari wambaye ikanzu nta gatimba yari afite, umugeni yari yagatwaye ngo ataza kugira ugakoraho. Umukobwa ati yewe wa Mapanzi we shara arenze kabese uri inzozi mbi pe, ugiye gutuma uriya mugeni arota nabi. Arakomeza arahamagara. Atayiko rero ubupanzi bwawe nabwo burarenze, uri umuhanga cyane ndakwemeye, tugende nkwibire pe, noshaka ko uzanteme no kwiba ihene nzaza nyihetse. Umuntu w'umunyabwenge nkawe uri kumfasha kwica ubukwe bwa ex sha. Umugeni baramukingiranye. Umukobwa noneho yaje yigize umugeni wa nyawe koko. Ati rwose ngende kwiyumvamo ntambuka, ndikumva ndi mwiza cyane, nambaye ikanzu kandi nziza cyane nifuzaga. Ati ariko none ibyo ndi gukora ni uguhinduranya amateka n'amasezerano.
narangiza rwose izo mpeta nazo bakashaka kuzinyambika nkahita nzitwara. Ati ibi nibyo narotaga, sheri wanjye ari kugenda rwose ashyiramo impeta agenda yimanura gake gake ati uyu nguyu ni umukunzi wanjye, ndarahiye ko nzamukunda iteka ryose tukazatandukanywa n'urupfu. Ati rwose ntabwo nigeze ntekereza ko inzozi zanjye zari inzozi mbi, ibyo narotaga bizambaho sinimvishaga ko bizaba ari ibingibi ndi kwiba. Nuko yatambutse yambaye agatimba umukwe we agira ngo niwe koko. Akenshi buryo uzasanga abagabo bakunda abakobwa bameze kimwe, basa bafite ingano imwe. Padiri agira ngo ni umugenuje. Ati none se wa mugabo we ugiye gufata n'umugore abo wawe mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse no mu buryo bwemewe n'Imana? Umukwe ati niko bimeze, ndabyemeye. Ati none wa mugore we uremera ko uyu nguyu yakubera umugabo mukazatandukanywa n'urupfu? Wabyara utabyara, mwakena mwasonza, mwakira ukazagumana nawe? Yanga kuvuga. Padiri ati noneho rero mugiye kwambikana impeta pe. Umukwe afata impeta, umukobwa atega urutoki ashyiramo rwose. Atubaye umugore wanjye w'akaramata w'isezerano, niwe nzakunda, niwe tuzajya turarana wenyine. Ariko yitegereje abona ya shenete uwo musheri we yari yambaye muri resitora umugeni arayambaye. Arabyibuka, yibuka ariko mubaza ati sheri iyo shenete wayikuye hehe? Umukobwa arimo arisobanura rwose ahita agenda. Atari kugiye hehe, yibaza ukuntu byagenze umusheri we akaba ari uyambaye, biramuyobera. Atese yarayigiye sheri wanjye asohoka cya gihe byagenze gute? Umukwe ati shenete uyu mugeni wanjye yambaye ndayizi. Akuyeho agatimba ngo atwikurure umugeni asanga nuwo yakaniye. Wamucitse aramubwira ati ngiye ntabwo ari we nzakorana nawe ubukwe. Umukobwa nawe ariba yarakaye, turandeba iki se? Umukwe ati ni wowe sha wanyiciye ubukwe se ari murigira umugore wanjye ku ngufu? Ntabwo nabyemera. Ariko ubundi wageze hano gutera? Mapanzi yagiye kuba umuseriveri, imiryango yarumiwe. Ati wa mupfumokazi we sha uje ahangaha kugira ngo nicure ubukwe? Nkwereke se mpereza impeta yanjye vuba. Ati ntayo nguha, ahubwo n'impeta zose sha ndazitwara n'iyindi arayifata. Arirukanka, imiryango irumirwa. Uyu mugeni se bimeze gutera? Mapanzi atangira umukwe yirebesha inyuma. Atumva seriveri we tangira uwo mugeni se. Mapanzi ati reka reka ntabwo namutangira, ndamushyigikiye pe, ahubwo afata igisahani usigarura umuseriveri w'umuryango wawe. Yateruye umugeni rero kubera ko atabasha kwirukanka afite amakanzu. Nuko bagiye barasohoka. Ati sha noneho wa mugeni we urarenze kabisa, uri n'umujura pe. Umukobwa atari ko biceceke nawe urimo uravuga ibikise. Kiriya gishenete sha washyize kuri njyewe wagishyize hari impamvu zawe pe, uri kugira ngo aze kukimenya. Uzi kuri Mapanzi reka nze nkijugunye. Uzi ko wabikoze ugira ngo aze kukibuka koko? Mapanzi ati ahubwo urarenze. Mbega umuvuduko wabonye ukuntu wasamye iriya metara. Umukobwa ati ngo ki sizi impeta se wari ukeneye, fata ibyawe ndeka. Mapanzi ati izi metero rero buri kintu nzikeneye, nari ndi kugira ngo we wihimure kuri uriya mukwe kubera ko yaguciye inyuma akakubeshya. Ntabwo rwose ari kwemera akagenda uko nguko, nibyo yagukoreye nahise mbipanga uko nguko. Genda uzazigurisha zirimo amafaranga menshi cyane, uzagura ikintu cyiza nushaka uzubakemo amazu, ubyite nko kwisha ikintu cy'ukuntu nagukoresheje mu bujura. Umukobwa ati ngo ke ndabizi rwose izi miti cyo nazikoresha ariko ntazo nkeneye. Arabijugunya. Tingizera aho nzitaye ntazo nkeneye. Nibyo ukoze se? Umukobwa ati reka reka njye nashaka kwigira mu rugo, nibyo nakubwiye kuva kare. Ubundi kuko utanjyanyeyo? Mapanzi ati sha ntabwo uzasubirayo rero barakubeshye. Ugatungukiye ushaka kungira utese? Uranjugunya aha muri iri shyamba se? Mapanzi ati oya, ibagirwa ubuzima bwawe bwa kera guhera no munsi. Urabizi ko watwawe mu modoka y'abapolisi nawe yibwe? Urabizi ko wibye ex wawe impeta? Ishenete bayikubonyeho, ubu ngubu umupolisi wese arimo aragushaka n'iwanyu bagezeyo. Umukobwa atungukisha iyo mipango yawe noneho iranyishe. Ntabwo ngiye nabyemera, telefone yanjye sinyifite, indangamuntu yanjye ibiki, si ibyo biragenda gute? Mapanzi byose yaragiye arabifata. Singibizi buri kimwe ukeneye cyose kirahari. Singiyi sakoshi wari ufite cyageze? Ati none wabibonye gute se? Ibi bintu byose niwe wabipanze se? Mapanzi ati reka reka ibyo ntabwo bikureba, sinangombwa kubimenya. Wowe icyo ukeneye ni ugutangira ubuzima bushyashya. Umukobwa ati reka reka njye ntabwo natangira ubuzima bushyashya kereka nimbona icyo nshaka. Bose urumva njye nta kintu najya kureba mu nzu yanjye mbere yuko nshika polisi? Mapanzi ati reka reka nujye urafatwa. Umukobwa ati njye ntabwo bamfata rero.
ati ngende ndumva uraza kundengera ntibamfate, nabyo genda ubikoremo ubupanzi tujyane mfate icyo nkeneye mu rugo. Umujura ati ngukiye uranyizeye se? Ubupanzi bwanjye sha watangiye kubwizera, ubundi se kubera iki ngomba kugufasha ra? Umukobwa ati ntabwo nkuzi, ariko noneho ibyo byose urahangaha kubera impamvu. Iyo mpamvu uri ahangaha rero ntabwo yatuma undekura. Ndabeshya se? Wowe sha uraza kunkorera umupango tu, ntabwo baramfata. Mapanzi yumvisha atsinzwe, ati ngwino mu modoka tugende sha uransinze kabisa. Nawe rwose amagambo yawe ameze nka swingi pe. Ibiganiro byo nibyo ku muhanda. Bageze iwabo w'umukobwa, Mapanzi ati fata ibyo ushaka rero kandi ugire vuba vuba tugomba kwihuta. Umukobwa agira vuba vuba koko, ajya mu kabati azana igitabo kiberamo amafoto. Arebye amafoto asanga ni amafoto y'uducici. Mapanzi ati none se ko kuri seriyezi ibintu ujemo ni igitabo cyonyine cy'amafoto wari uje kureba? Ushize ubuzima bwawe mu kaga kubera igitabo cy'amafoto nawe ashajara? Ati ibi ngibi byo nasigaranye byonyine kuri papa wanjye na mama wanjye ndetse nanjye. Umukobwa ari imfubyi, yakuriye mu buzima bugoye n'umukunzi we naramugora. Hari igihe rwose umuntu ahura n'ibyaha akavuga ati ahari ibi ngibi ni karande pe. Mu bwana bikanga, mu bukuru bikanga, no mu rushako bikanga. Mapanzi ati none amafoto ya papa yose ni we wagiye acaho se cyangwa? Umukobwa ati ni papa wanjye yagiye akataho, yagiye yikuraho kandi yabikoze igihe mfite imyaka 2, nuko nanjye nabibonye. Ati rero amaze kudusiga nta nubwo yigeze anadusezeraho, twaramubuze gutyo gusa tuza kumva ngo yitabye Imana. Kandi noneho mbere yuko anagenda yikuye kuri buri foto yose ariho ahangaha. Ati nyuma y'imyaka mike rero amaze gucaho na mama wanjye nawe yitabye Imana. Umukobwa atangira kuvuga amateka. Umukunzi uba ugomba kumenya hahise he, kuko iyo uzanye umuntu mu rugo rwawe n'amateka yose urabyikorera ukazana mu rugo abamututse, abamukubise, abamusuzuguye, inzara yagiye ahura nazo, abamubeshya urukundo, bamufashe ku ngufu, byose urikorera ukazana mu rugo kandi ukazabyishyura utabizi. Umukobwa atahari ni byiza ko badahari, ahari wenda ni byiza ko ndi imfubyi. Ukabona umuntu yitemberera ateye neza akavuga uti mbonye umuntu mwiza ukajyana, ariko n'amateka yuba wikoreye uzanye mu rugo niba ari amateka arimo ibikomere kugira ngo uzamushimishe bizakugora. Ati njyewe ntabwo mbasha kubabona, nta nubwo nzi n'icyo nahinduka. Ati ahubwo njye ndumva ndi umuntu wirambiwe, ndi umuntu urambiranye. Mapanzi ati reka ntabwo uri umuntu urambiranye, uribeshya. Uwo mupapa wawe arakwishimiye aho ari hose. Umukobwa turimo urabivuga se kubera iki? Wambujije kurira none urimo uravuga ibyo ngibyo kubera iki ubundi wambujije kurira? Ati rero mfite ibintu byinshi cyane bitari amagambo byo kukwemeza ko papa wawe ahari akwishimiye kandi ko atari umuntu urambiranye. Mapanzi yegiye umukobwa rwose kugira ngo amuhoze. Umukobwa atangiye kumva ko Mapanzi ariwe muntu asigaranye ku isi umwitayeho kandi ufite byinshi cyane azakora kugira ngo yemeze umukobwa ko ari umuntu w'agaciro. Nubwo umu ex yakamutesheje, nubwo yakuze ari imfubyi, ariko ni umuntu ufite agaciro. Ati rwose ngiye Mapanzi wanjye ndimo ndiyumvamo ko ngomba kumugumisha hafi yanjye. Icyo gihe yaramwigiriye mu akabizu. Ati ndumva rwose n'umuntu nubwo ari umuntu udasanzwe kuri njyewe kandi ntanazi, ariko rukuruziye rwose iri kugenda imunkururiraho kandi arimo aremera amateka yanjye. Ariko hari umuntu ushobora kuvuga uti ngiye umuntu w'imfubyi sinamushaka, reka nazabyara nkahembwa nande, nazajya mbyara umwana nkamwereka ndi. Akavuga ati ngiye ngomba gushaka rwose umuntu ufite ababyeyi. Ariko iby'amateka byo bigenda byihindaguriza, hari n'igihe umushaka bafite kandi bakakwanga. Mapanzi ati rero ndatekereza ko rwose ushobora kuza kunsunika utaraza kunyemerera ko nkwegera, none kubera ko utabikoze se? Umukobwa ati ibyo ngibyo si wambwiye ngo nibyo mu buzima bwanjye bwahise, ubu ngubu natangiye ubuzima bushya. Iryo niryo jambo wambwiye? Ubupfubyi bwanjye rwose ngomba kubusiga, iby'umu ex nkabisiga ngatangira ubuzima bushya. Atahari wenda ubuzima ntangiye turi kumwe bushobora kuba aribwo bushya nangiye. Mapanzi yarumiwe. Ati wenda ubuzima ntangiye bwo bushobora kuduha amahirwe. Mapanzi ati niba ubyemeye rero sha ndakujyana mu buzima bushya, tugende we tusubira mu modoka tugende. Nuko yamujyanye koko mu buzima bushya. Abapolisi bari barimo baraza. Ati baje sha. Umukobwa ati none se genda ube watse imodoka nanjye hari utundi nkiri kureba muri ino nzu. Batinze mu nzu bari kuganira. Ati reka nzane ikote ryanjye nibashaka bamfate. Ubundi se kuri Mapanzi ariko ibyishimo byo niboneye umusore uri kumpa agaciro, uri kunkunda uko ndi, amenye ko ndi imfubyi arankunda. Abapolisi bo batangiye kwinjira. Batanga ntiwaba mukurikire, afata ibyo akeneye vuba. Agiye gusohoka
asanga wa mu ex we arahageze. Ati rwose nari mbizi ko uraza kubura aha ngaha iwanyuriga, ntabwo wakwirukanka ngo ncike. Kirogoya ziravuka, yari yiboneye umusheri mushya. Umukobwa turose urashakaho iki ubundi? Bati njyewe se niyahuje inzoga wanyiciye ubukwe, none ngo nagushakaho iki? Ndashaka ngiye kugumana nawe shaka ukambera umugore. Impeta yanjye se niwayifashe se nayikwambitse, ngiye si ngombwa kuyinyambika? Umukobwa ati wangoke. Umugabo ati ngiye wanyiciye ubukwe, wabwisha hari impamvu? Bose ntabwo wagira ngo bari we twibanirara, kandi ni mapanza wayimutumye. None se ntabwo wabishaka ko umbera umugorera nkanga uriya wundi nafataga nawe kuguca inyuma? Ubu rero wa wundi rwose mukeba wawe yansize pe, yamenye ko hari undi mukobwa twakundanaga n'impeta wazitwaye yagiye. Ubwo rero ni ikimenyetso cy'uko ugiye kuba umugore wanjye ku ngufu kubera ko wanciye ubukwe buriya nibyo washakaga. Icyo ni ikimenyetso rwose cy'ukuri pe, ni Imana yabigiyemo ahari. Bo umugore wanjye se vuba kandi. Umukobwa atari ko se koko ko nari niteguye ko araza kumbwira aya magambo, akambwira ko ashaka kuba umugore we, akabyanga akabaje kubimbwira ku munota wa nyuma, biragenda gute? Ati ibyo ngibyo biri mu hahise hanjye ntabyo ndemera, nahindutse natangiye ubuzima bushya. Hatumva berite we gumana ibyawe kabisa, pfupfuye pfupfanye ubukwe bwawe ntabwo nkeneye. Aragenda, umugabo aramufata. Atari ko waretse wowe, ni njyewe rega mushari wawe mwakundanaga. Umukobwa ati reka. Umugabo ati bitekerezeho we, tekereza ku bihe byiza twagiye tugirana, twabanye twishimye nubwo nakubeshyaga ngo uce inyuma. Baturukitse wa mushenzi we, urimo uravuga ibiki? Wagiye kubwira umuntu ko ari mufitanye ubukwe utamfite sha, naraguhaga byose ngo utajya mu bandi ukanga ukagenda. Umugabo afata umukobwa, ibyo urakoze urabizi we, ngiye guhamagara polisi sha, baze bagufata ugenda uborere muri gereza. Wa muswa we, abantu wibyo urabazi ukuntu bangana, ubu se nindura kurokorara iyi gereza? Mapanza araza ati naje rero ndamukiza sha, akubita umukwe ingumi. Wowe urakora ku mukobwa yatangiye ubuzima bushya, ibyo by'aba ex yabivuyemo. Nawe ntugasubire ku mu ex, umu ex azakwica ubuzima kurushaho. Mapanza ati rwose mukobwa ntuhangayike, ndagufite uri wanjye, wanyemeye nta kizakubaho, nzakurinda. Kuba tunose ahubwo turajya hehe, uranjyana hehe mu buzima bushya? Hari ahantu handi ho kwigira, reka tugende. Ndakujyana mu buzima bushya, reka tugende. Iby'abayigisi rwose bivemo, nawe reba kano gakuru iby'abayigisi ntuzabijyemo. Ubuzima ni bwangu, uzatangira ubundi bushya. Mu bintu byose tugomba kwibagirwa ibiri inyuma, tugasingira ibiri imbere. Na Pawulo yarabivuze, bageze mu nzu nshya, inzu nziza. Uwari imfubyi yisanze mu nzu nziza, uwari wihebye yisanze kandi afite umukunzi mushya Mapanzi. Umukobwa ati none se mbwira, ubundi ahangaha uhanzanye kugira ngo twongere twibe, tugiye kwiba ubundi mugabo w'umukire? Haka ibintu uri kunkoresha nawe rwose ntabwo ari byo pe. Mapanzi ati reka wowe ntegereza ndaje. Umukobwa ati none se hagira umuntu uza ahangaha akamfata none nk'uko uriya mu ex wanjye yaragiye kumfata? Mapanzi ariko tuza wowe, iyi nzu ni njye nayo tuyirimo gusa, turi mu buzima bushya. Umukobwa arumiwe. Mapanzi se ni umukire gutya? Ati rwose ubu ngubu njyewe ndumva natakaye, nabuze inzira. Ese ni hehe ndi? Ese niki kiri kujya mbere kuri njyewe? Ariko nanone ndumva wagira ngo ndi umusazi rwose ibyo ndimo. None se ubundi ko ndi kumubona nkabona nawe birandenze, nkabona no mu marayika wanjye, nkumva mugize umugabo wanjye, biragenda gute? Yagarutse yambaye neza ati noneho mbega Mapanzi, uhise wigira umukire se? Ugiye kwiba undi mukire cyangwa? Ubu ngubu iyi nshuro ntabwo ari imikino ndimo, ibyo kwigira umupolisi, ibyo kwigira igisambo, iyi nshuro ntabwo ari imikino ndimo, ngende umukire kuko byanyabyo. Umukobwa arumirwa ati uri mukuru rwose, nta nubwo ngende umujura, ibyo nakoraga byose ni ukubyigira. Umukobwa ati none se niba ari ukubyigira wari ugamije? Mapanzi ati rero byose ngiye nabipanze kubera wowe. Umukobwa none ayoberwa kurushaho ati ntabwo ngiye nabyiyumvisha kabisa, iyi ntego y'ibintu byose wakoze kwara kugira ngo uzangire mu nzu yawe, uzabone nayijemo, ugenda ushyiraho ibyaha byo kwiba, ugenda untuma kwiba. Mapanzi ati rero ino nzu ntabwo ari iyanjye buriya, iyi nzu ni iyawe ahubwo.
umukobwa ati ngo ukinze se niyange gute, niba ibisetso urimo kabisa, ngewe imitungo ya papa yose ndayizi, n'iya mama yose ndayizi, kandi ni ngewe bikontorora, ndi imfubyi. Nakubwiye ngo mfite ibihamya byinshi byo kukwemeza ko uri umuntu w'agaciro, reka nzane kimwe. Ati papa wawe rero nk'uko nabikubwiye ngo aho uri hose aba akwishimira, dore ifoto ye ndayifite, na mama wawe baguteruye uri agahinja. Umukobwa arumirwa, yibaza iby'amapanzi, atekereza ukuntu igitabo cye cyose nta foto ya sirimo. Mapanzi arimo amubwira ati rwose wa mukobwa uranyubije, ese uri seriyezi koko igitabo kirimo amafoto ashaje nicyo ushaka? Urimo uragenda ushyira ubuzima bwawe mu kaga kubera igitabo cy'amafoto ashaje? Yibuka ari kumubwira ati rwose mapanzi, iki nicyo cyonyine mfite kuri papa na mama, nirwo rwibutso ngira mu nzu barimo. Rero umukobwa ati ntabwo ngiye nabyumvisha, koko ugira ifoto ya papa na mama bari kumwe, ngiwe narayibuze. Ati rero papa wawe rwose yari umujura, niwe wangishije kwiba, yasize umuryango wawe kubera ko yari afite ubwoba, kandi yari afite ubwoba ko ahahise he hashobora kuzagushyira mu byago, bakajya bavuga ngo dore umukobwa ugira se w'umujura, bagashyika ko nawe uri umujura, bikaba byatuma rwose ubuzima bwawe bujya mu kaga. Umukobwa arabitekereza yumva ko biri kugenda bimutungura. Ati niyo mpamvu rero yagiye ajya ku mafoto ya yose akikata, hatazagira umenya ko ari we ukubyara akaba yaguteza ibibazo. Umukobwa arabyumva. Ati rero yaje kunsanga ku muhanda, aramfata aranjyana, ampa byose, anyigisha byose, no kwiba niwe wabinyigishije, niwe wari igisambo gikuru. Ati rero ntabwo ugeze kwibagirwa, nanjye nari akana rwose kavukiye ku muhanda, aramfata anyigisha ubuzima, anyigisha no kwiba, ntabwo ugeze kwibagirwa. Ati rero yarambwiye ngo tugirane isezerano mwana, uwo munsi nzitaba Imana uzandebera umwana wanjye w'umukobwa, uzamwiteho, uzamurinde, uzamushakishe kandi umurinde. Ni isezerano mapanzi yakuranye. Ati kandi uzamurinde kugira ngo buri gihe azahore ari muzima, abayeho amahoro. Mapanzi imyaka yose yarindaga umukobwa, ibyajyamo byose mapanzi yabaga abizi. Umukobwa ati ibingibi ni ubusazi, ariko ntabwo ndi kubyumvisha. None kubera iki se ubu ngubu se bwo biragenda gute? Ubundi kubera iki wigaragaje yureka ugakomeza ukagenda ukajya undindira iyo ngiyo ntakumenya? Kuki wigaragaje uyu munsi? Mapanzi ati rero impamvu ngiye nigaragaje, buriya nagendaga ndeba umukunzi wawe ibyo yari arimo, nkabona ibintu ashaka kugukorera, ntabwo ngiye nabyemera kugira ngo abigukorere. Ibindi byose ndabyihanganiye, ariko iki cyo ntabwo nacyemera, kukwicira umutima ku munsi w'ubukwe sha. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro, mfata umwanzuro uvuga ngo iki nicyo gihe cyanjye cyo kugira ngo umenye ukuri, umenye ko wabeshywe, kandi umenye ko papa wawe rwose yagukundaga, umenye n'imipango papa yasize agupangiye. Umukobwa noneho ubwonko burizunguza. Ati ibingibi ntabwo byumvikana, birarenze sha, njye ndi gutekereza ko nta kintu nari kuzigera menya pe, ndabyicujije, kubimenya birambabaje. Mapanzi ati rero papa wawe niwe wasize ino nzu, urabyumva? Impamvu nakubwiye ngo ni iyawe, buri cyose yari afite ni ahangaha yagisize, hamwe n'iyi nzu. Ushobora gutangira ubuzima bwawe bushyashya nk'uko nabikubwiye, nta muntu ukuzi, kandi ukarinda isezerano ryanjye kuzabaha amahoro, nta kindi, kuko nanjye niryo sezerano papa wawe yandindishije. Ati ubu ngubu reka nigendere ngo usige mu byaso. Umukobwa atari ko wavuze ngo umukunzi wanjye ari ikinyamaswa, none se uragira ngo ngiye musubireho n'ikindi ryase? Warari kumbeshya se? Ntabwo mbwiye ngo wajye unkurikirana ngo byose urabizi, ngo ntabwo wari kubyemera. None si ibyo ngibyo nibyo papa wanjye yanyifurizaga ko nzabana n'umugabo w'ikinyamaswa, unshinyo musinda kuriya. Ubundi wowe bimeze gute? Ubundi utobizo wagiyeyo mpanguri kugira ngo nyumvishe ko ndi umuntu w'agaciro, ngo umuntu ngo utari uwo kwiheba, ngo umuntu utarambiranye, amagambo yawe meza, ngo ufite ibintu byinshi cyane ngo byo kubyemeza. None wowe bimeze gute? Ese byari akazi koko papa wanjye yagushinze? Mapanzi ati niko bimeze, ni akazi k'ubuzima bwanjye. Atari kumenya ukuntu rwose ako kazi katumye ngiye mba umusazi, kakansaza we mbere y'uko duhura naragusariye. Papa wanjye yarakunshinze ngo ukurikirane uri akana gatoya kurinda ukura, ndakwikundira, ibyo byaransajije. Umukobwa atangira kwibaza ati rwose papa wanjye kuko n'ibingibi yanekerereje, ariko noneho uyu musore Mapanzi niba ari we papa yanshinze, ndumva nanjye namwishinganishaho, agakomeza akankurikirana. Atangira kugenda yibuka amwambika ishenete. Umukobwa ati none urinde unyambitse ishenete? Umusore amubwira ati ngiye ndi sheri wawe. Ati wabingize? Bari mu modoka, yigize umupolisi amubwira ati none se sheri wankomboye se? Yibuka byose, bajya kwiba impeta, amwambika ikanzu kandi amwitayeho. Yibuka ari kumbwira ati ngiye ibyo mbagenda nkora byose no kugira ngo nkwibutse ko uri mwiza kandi wifuzwa.
ntabwo uri uwarambiranye, ntabwo uri utifuzwa, ntabwo ari uwifuzwa kujyanwa mu bujura. Yibuka amuterura rwose amukiza umugabo wamubeshyaga. Byose umukobwa yarabyibutse rwose, ibintu byose wankoreye sha biragaragaza ko burya koko unkeneye, nanjye kandi ndagukeneye. Ati buretse se, ariko wambwiye ngo ntabwo ngiye uzigera unsiga, none kuki ugiye se? Ese wakwemeye ntuzansiga ubuzima bwawe bwose? Mapanzi rwose nyumva pe, nanjye ubu ngubu ndakwibwiriye. Mapanzi none se ne kugusigira ijoro se? Iyi nzu tuyitahe twirukane imbeba? Umukobwa ati oya, ntabwo ari ukwirukana imbeba nshaka, ahubwo ndagushaka ubuzima bwanjye bwose, ntuzansige. Nuko urukundo rwabafashe, nuko umusore rwose ari umujura, yarakunze umukobwa kuva kera. Imipango yose yapanze kugira ngo akize umukobwa, umusore wagiye kubana kandi umubeshya. Ituma umukobwa amenya ko burya wari waramwikunde by'ukuri, ituma amenya ko kandi papa we ari we yari yaramushinze. Aravuga ati umuntu papa wanjye yanshinze akandwanirira gutya, nanjye ntabwo namusiga. Uko byagenda kose kugira ngo urukundo rwanyu ruzaryohe n'urushako rwanyu, mugomba kumenyana neza, mukamenyana no mu mateka. Buri wese kandi akagenda azi icyo agiye gufasha undi ashingiye no ku mateka undi yanyuzemo. Nuko bagiye mu rukundo rw'iteka. Umukobwa ati rwose ubu ngubu nabonye hazaza, kandi hazaza nahotaga kuva kera. Reka tubabwire ngo kandi n'ahanga agakuru karangiriye, umusobanuzi we ni wa wundi. Iyi ni Gira Ubuzima TV, niba utarakanda subscribe rwose wabikora. Bye bye, naho utaha, turabakunda cyane.